wari uzi ko igitekerezo cyiza gishobora guhindura isi, ariko ibyo bishoboka gusa iyo cyubakiye ku buhanga kigashyikirwa n'ubumenyi bwose bugamije kuzana impinduka zifatika. Muri Bizcom Limited ntitubagira inama gusa, twe tubaha ibisubizo, duhindura ibitekerezo n'ibyifuzo mu bikorwa byose bibyara inyungu. Uhereye ku iterambere ry'ubucuruzi kugera ku bicanwa bitangiza ikirere, uhereye ku bushakashatsi ku isoko kugera ku gukurikirana no gusuzuma imishinga, uhereye ku guhugura ba rwiyemezamirimo no gutanga ubufasha mu gutegura umushinga neza. Dukorana n'abifuza impinduka mu gutegura iterambere rirambye. Wifuza gutangirana umushinga wawe icyizere, ukeneye guhuza ibitekerezo byawe n'ibikenewe ku isoko, cyangwa se kwagura ubucuruzi bwawe ugabanya ibyuka bihumanya ikirere. Dukorana nawe kuva mu igenamigambi kugeza mu ishyirwa mu bikorwa, waba uri gutangira cyangwa se kwagura ishoramari ryawe, gushinga umuryango wigenga cyangwa se wegamiye kuri leta. Dukorana nawe kugira ngo ubikore neza kurushaho, ubitekerezeho neza kandi mu buryo burambye. Reka duhindure icyerekezo cyawe mo agaciro n'ibitekerezo byawe tubibyazemo inyungu zifatika. Hamagara Bizcom Limited uyu munsi kuri nimero ya telefone 0788444290. Dukorera mu nyubako ya RD mu igorofa rya mbere iherereye ku muhanda Mohuye Kigali ku Muhima. Abari mu mahanga mwadusanga muri Kenya Nairobi mu nyubako ya Selabon mu igorofa rya 5, naho muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika ni muri Leta ya Delaware. Ku bindi bisobanuro muradusanga ku mbuga nkoranyambaga zacu ni Bizcom Limited.